Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Dukomeje dusoma igitabo cy'ibyahishuwe. Uyu munsi turatangirira ku bice 9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Impanda ya gatanu ariyo shyano rya mbere. Marayika wa gatanu avuza impanda, mbona inyenyeri iguye mu isi ivuye mu ijuru, ihabwa urufunguzo rwo gufungura urwobo rw'ikuzimu. Ifungura urwobo rw'ikuzimu ruvamo umwotsi ucumba nk'uw'itanura rinini, izuba n'ikirere byijimishwa n'umwotsi wo muri urwo rwobo. Umwotsi havamo inzige zijya mu isi, zihabwa ubushobozi bwo gukora ibyo sikorupiyo zo mu isi zibasha gukora, ariko zitegekwa kutagira icyo zitwara ibyatsi byo mu isi cyangwa ikintu cyose kibisi cyangwa igiti cyose, keretse abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Zihabwa kutabica keretse kubababaza amezi 5, kandi kubabaza kwazo gusa no kubabaza kwa sikorupiyo iyo iriye umuntu. Muri iyo minsi abantu bazashaka urupfu ariko ntibazarubona na hato, bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga. Ishusho y'izo nzige yasaga n'iy'amafarashi yiteguriwe intambara. Ku mitwe yazo zari zifite ibisa n'amakamba asa n'izahabu, mu maso hazo hasa n'ah'abantu, kandi zari zifite ubwoya busa n'umusatsi w'abagore. Amenyo yazo yasaga n'ay'intare. Zari zifite n'ibikingira ibituza bisa n'ibyuma. Guhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nko guhinda kw'amagare akururwa n'amafarashi menshi yirukanka ajya mu ntambara. Kandi zari zifite imirizo nk'iya sikorupiyo, zifite n'imbori mu mirizo yazo. Zihabwa kubabaza abantu amezi 5. Zari zifite n'umwami wazo ari we marayika w'ikuzimu, mu ruheburayo witwa Abadoni, naho mu rugiriki yitwa Apolowuni. Ishyano rya mbere rirashize, dore ayandi mahano 2 ari bukurikireho. Impanda ya gatandatu cyangwa ishyano rya kabiri. Marayika wa gatandatu avuza impanda, numva ijwi riva ku mahembe 4 y'igicaniro cy'izahabu kiri imbere y'Imana, ribwira marayika wa gatandatu ufite impanda riti, bohora abamarayika 4 baboheye ku ruzi runini Ufurate. Nuko abo bamarayika 4 bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa kugira ngo bice 1/3 cy'abantu. Umubare w'ingabo z'abarwanira ku mafarashi wari uduhumbagiza 200. Umubare wabo narawumvise, kandi nerekwa amafarashi n'abari bayicayeho. Bari bambaye ibyuma bikingira ibituza bisa n'umuriro na huwakinto n'amazuku. Imitwe y'ayo mafarashi yasaga n'iy'intare. Mu kanwa kayo havagamo umuriro n'umwotsi n'amazuku. 1/3 cy'abantu cyicwa n'ibyo byago uko ari 3, ari byo muriro n'umwotsi n'amazuku bivuye mu kanwa k'ayo mafarashi, kuko akanwa kayo n'imirizo yayo ari byo byayabashishaga kurwana. Uko imirizo yayo isa n'incira ifite imitwe, kandi niyo aryanisha. Nyamara abantu basigaye batishwe n'ibyo byago ntibarakihana imirimo y'intoki zabo, ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibishushanyo byacuzwe mu izahabu no mu ifeza no mu miringa, n'ibyaremwe mu mabuye no mu biti bitabasha kureba cyangwa kumva cyangwa kugenda, habe ngo bihane ubwicanyi bwabo cyangwa uburozi cyangwa ubusambanyi cyangwa ubujura. Ibice 10. Yohana aconshomera agatabo yavanye mu ntoki za marayika. Mbona marayika wundi ukomeye amanuka ava mu ijuru, yambaye igicu, umukororombya uri ku mutwe we. Mu maso he hasa n'izuba, ibirenge bye bisa n'inkingi z'umuriro. Mu ntoki ze yari afite agatabo kabumbutse. Nuko ashyira ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja n'icy'ibumoso agishyira ku butaka. Arangurura ijwi rirenga nk'uko intare yivuga, avuze iryo jwi rirenga guhinda 7 kw'inkuba kuvuga amajwi yako. Kandi guhinda 7 kw'inkuba kumaze kuvuga, nari ngiye kwandika, nuko numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, iby'uko guhinda 7 kw'inkuba kuvuze ubizigame, ube ubwiru ntubyandike.
Marayika nabonye ahagaze ku nyanja no ku butaka amanika ukuboko kwe kw'iburyo agutunga mu ijuru, arahira ihoraho iteka ryose yaremye ijuru n'ibirimo n'isi n'ibiyirimo n'inyanja n'ibiyirimo ati ntihazabaho igihe ukundi, ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa karindwi ubwo azatangira kuvuza impanda niho ubwiru bw'Imana buzaba busohoye nk'uko yabwiye imbata zayo arizo bahanuzi. Nuko rya jwi numvise rivugira mu ijuru nongera kuryumva rimbwira riti genda wende ka gatabo kabumbutse kari mu ntoki za marayika uhagaze ku nyanja no ku butaka. Nuko nsanga marayika uwo ndamubwira nti mpa ako gatabo. Aransubiza ati enda ugaconshomere, karagusharirira mu nda ariko mu kanwa kawe karakuryohera nk'ubuki. Nenda ako gatabo ngakura mu ntoki za marayika ndagaconshomera, mu kanwa kanjye karyohera nk'ubuki, ariko maze kukarya mu nda yanjye harasharirirwa. Arambwira ati ukwiriye kongera guhanura iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Ibice 11. Iby'abahamya babiri. Bampa urubingo rusa n'inkoni bati haguruka ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abasengeramo, ariko urugo rw'urusengero urureke nturugere, kuko rwahawe abanyamahanga, kandi umudugudu wera bazamara amezi 42 bawukandagira. Abahamya banjye babiri nzabaha guhanura, bahanura iminsi 1260 bambaye ibigunira. Abo bahamya nibo biti bya elayo 2 n'ibitereko by'amatabaza 2 bihagarara imbere y'umwami w'isi. Kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi, umuriro ubava mu kanwa ukotsa abanzi babo, kandi nihagira umuntu ushaka kubagirira nabi, uko niko akwiriye kwicwa. Bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bashatse. Kandi nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo, ibaneshe ibice. Intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini ari wo witwa Isodomu, no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka, ari naho umwami wabo yabambwe. Nuko abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazamara iminsi 3 n'igice bareba intumbi zabo, ntibazazikundira guhambwa mu mva. Abari mu isi bazazishima hejuru, bazikina ku mubyimba banezerwe, bohererezanye impano, kuko abo bahanuzi bombi bababazaga abari mu isi. Iyo minsi 3 n'igice ishize, umwuka w'ubugingo uva ku Mana winjira muri bo, baherako barahaguruka ubwabo, ubwoba bwinshi butera ababibonye. Bumva ijwi rirenga rivugira mu ijuru ribabwira riti nimuzamuke muze hano. Nuko bazamukira mu gicu bajya mu ijuru, abanzi babo babireba. Umwanya habaho igishyitsi cyinshi, 1/10 cya wa mudugudu kiragwa. Icyo gishyitsi cyica abantu 7,000. Abasigaye baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana nyir'ijuru. Ishyano rya kabiri rirashize, dore irya gatatu riraza vuba. Impanda ya 7. Marayika wa 7 avuza impanda. Mu ijuru havuga amajwi arenga ngo ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we, kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Bakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana, bikubita hasi bubamye baramya Imana bati turagushimye Mwami Imana ishobora byose, iriho, yahozeho kandi izahoraho, kuko wenze ubushobozi bwawe bukomeye ukima. Amahanga yararakaye, nuko umujinya wawe uraza, igihe cyo guciriramo abapfuye iteka kirasohora, nicyo kugororeramo abagaragu b'imbata bawe, ari nibo bahanuzi, no kugororera abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, kandi n'igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. Urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingurwa,
mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo, habaho imirabyo n'amajwi yo guhinda kw'inkuba n'igishyitsi n'urubura rwinshi. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire. Tuzakomeza ejo duhereye ku gice cya 12.